hari mu kwezi kwa 11 cyangwa se Ugushyingo umwaka w'1958. Icyo gihe umwami Rudahigwa yakubutse mu rugendo rwe mu Bubiligi yiyemeje gushakira u Rwanda amaboko ahandi hatari mu iki gihugu. Nibwo atangiye gutegura kujya gusura Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagombye gutegereza amezi 6 yose mbere yuko minisiteri imukuriye y'Ububiligi imuha uruhushya rwo kujya ku mugabane wa Amerika. Aho ruboneye yahise yitegura kugenda atazuyaje. Yavuye i Nyanza ku 24 Nyakanga 1959 arari Bujumbura. Bukeye ahagana saa 5 yagiye kureba umuganga usanzwe umuvura Bwana Julien Van Venk. Agisohoka mu biro bye amaze guterwa urushinge yahise amererwa nabi, atangira kuvina imbere mu mutwe. Uwo muganga yihutiye gutabaza bagenzi be ngo bamufashe kumwitaho. Babonye atazanzamuka bahamagaje umupadiri witwa Van der Ven, amuha amasakaramentu ya nyuma ahagana saa 7 abaratanze. Urupfu rwe rwamenyekanye mu Rwanda ku 26 Nyakanga 1959 mu itangazo ryanyuze kuri radio Bukavu rivuga ngo kuri 25 Nyakanga 1959 ahagana saa 5 za mu gitondo umwami yagiranye ikiganiro gisanzwe n'umuganga w'i Bujumbura usanzwe amuvura. Agisohoka mu biro bye yafashwe n'uburwayi bumutunguye, undi yihutira kumwitaho ndetse anitabaza bagenzi be, ariko ibyakorwaga byose ngo amuvure biba impfabusa. Yitabye Imana saa 7. Hagati aho umuryango we wari warabimenyeshejwe. Umugabekazi Nyiramavugo Kankazi, Umwamikazi Rosalie Gicanda n'abandi bantu bake baraye bagenda bagana i Bujumbura. Bagezeyo basezera ku mwami Rudahigwa, bitegereza umugogo we n'umurambo we mbere yo gushyirwa mu isanduku. Bukeye ku Cyumweru barawuherekeza kugera i Nyanza mu Rukari. Bw'iguru y'itanga rye, urupfu rwe yari yarangije gusakara mu Rwanda. Rubanda ntibiriwe bashidikanya ku cyo azize. Bahise bemeza ko ari abazungu bamwivuganye. Ab'inkwakuzi baza kumutabaza no kumushyingura, biteguye no kumuhorera. Iki ni igice cya 4 kikaba ni cyanyuma cy'incamake y'amateka y'umwami Mutara III Rudahigwa. Dore rero igitangaza mu kiravuka ku gasozi ka Mwima nyuma ya misa yo gusezera kuri Mutara III Rudahigwa. Ariko se mbere ya byose ni ibiki byaranze imyaka ya nyuma y'ingoma ya Mutara III Rudahigwa? Wenda nko kuva 1946 kugeza 1959 umwami Mutara III Rudahigwa atanga. Wavuga ibikorwa byiza umwami Mutara III Rudahigwa yakoze bwakira bugacya, ibihe bigasimburana biha ibindi. Ariko gusa nyuma y'umwaka w'1946 Mutara Rudahigwa yagiye arushaho kwerekana ko ari umwami wahisemo guharanira inyungu za rubanda. Urugero, yari yararwanya intambara yo gukuraho ikiboko cy'abazungu cyamugazaga rubanda kitaretse n'abatware. Ndetse mu mwaka w'1954 umwami Mutara III Rudahigwa yari yarashyizeho itegeko rikuraho ubuhake. Mu myaka ya nyuma y'ingoma y'umwami Mutara III Rudahigwa amashuri yisumbuye yatangiye kwiyongera bishimishije. Mu myaka ya za 50 ishuri ry'abarimu mu by'Imana 1953 n'Isave 1955, ishuri ry'abarimukazi Isave 1952, mu by'Imana 1957 n'i Kigali 1959, seminari nto yo ku Nyundo 1952 n'iyo ku Rwesero 1954, ishuri rya Kristo Umwami i Nyanza 1956 n'irya Mutagatifu Andereya i Kigali 1957. Abapadiri ba mbere b'Abanyarwanda bagiye kwiga muri za kaminuza z'i Burayi ni Deogratias Mbandimfura 1947 na Alex Kagame 1950. Umwami Mutara Rudahigwa yakoze ingendo 3 ajya i Burayi. Mu 1949 yasuye Ububiligi atumiwe n'umwami w'Ababiligi. Mu 1955 yasuye Ububiligi nanone, Ubufaransa, Lourdes n'Ubutaliyani Rome. Urugendo rwe rwa nyuma rwabaye mu 1958 aho yagiye i Bruxelles ari kumwe n'intore n'abakaraza bakanyujijeho abazungu bagatwarwa n'umuco nyarwanda. Yubire y'imyaka 25 y'abantu b'u Rwanda, Mutara Rudahigwa na Nyiramavugo Kankazi yabaye ku 29 Kamena kugeza ku 1 Nyakanga 1957. Misa nkuru y'ibyo birori yasomwe na Musenyeri Aloys Bigirumwami
bwabaye ubwa nyuma rubanda bishimira ibirori bikomeye Mutara Rudahigwa yari arimo, ashagawe n'abakomeye bose bo mu gihugu. Mu myaka ye ya nyuma rero umwami Mutara III Rudahigwa yagiye arushaho kwerekana ko ari umwami wahisemo guharanira inyungu za rubanda nk'uko twari tumaze kubibona, maze kubera iyo mpamvu yangwa n'abakomeye banyunyuzaga imitsi y'abageni. Abatifuzaga ubwigenge bw'ibihugu bya Afurika bamubonaga nk'ugomba kwicwa akavaho. Bamwe mu bakuru ba Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda ntibatinyaga kumwangisha abayoboke babo, naho mu banyabwenge igihugu cyari kimaze kugira no mu batware hakaba abari basigaye bamubona nk'umwanzi wabo w'ibanze. Hari ibimenyetso bihagije byerekana ko mu myaka y'1955 kugeza mu mwaka w'1959 abo bose yarabangamiye bamwagaga byo kuba bamucuza ubuzima. Haburaga gusa igikoma imbarutso, nuko umugambi mubi wabo ugashyirwa mu bikorwa. Ari nayo mpamvu rubanda batiriwe bashidikanya ku cyo azize igihe yatangaga, ndetse bagahita bemeza ko ari abazungu bamwivuganye. Ese muracyafite amatsiko yo kumenya igitangaza cyabaye ku gasozi ka Mwima nyuma ya misa yo gusezera kuri Mutara III Rudahigwa? Misa yo gusezera kuri Mutara III Rudahigwa yasomewe i Nyanza kuwa 28 Nyakanga 1959, iyoborwa na Musenyeri Andrea Perrodin. Ihumuje Musenyeri Aloyizi Bigirumwami niwe wamusimbuye mu mihango yakurikiyeho. Abari baherekeje umugogo we bageze Imwima aho imva yari yacukuwe. Havuzwe amagambo yo kumusezeraho. Abasirikare b'Abanyekongo bari aho bari bakikijwe n'Abanyarwanda benshi bitwaje imiheto n'imyambi, bigaragara ko biteguye imirwano. Ku mpande zose abantu bagiye barushaho kuzamura amajwi bavuga ko batamutabaza cyangwa se batamushyingura batabonye umusimbura, dore ko u Rwanda rutabaho rudafite umwami. Ijwi ryumvikanaga cyane ryari ry'uwitwa Francisco Rukeba. Nibwo umutware Kayihura umukuru w'abiru afashe ijambo atangariza abari aho ko Yohani Batista Ndahindurwa n'umuntu wa Mutara Rudahigwa amusimbuye, ahabwa izina ry'ingoma rya Kigeli wa gatanu. Kigeli wa gatanu Ndahindurwa bamukura inyuma aho yari ari, ashyirwa ahirengeye. Rubanda babonye uwo musore mwiza w'imyaka 24 bahita bacya mu maso. Ahari akababaro hasimburwa n'ibyishimo by'uko Mutara Rudahigwa arutabariye neza, kuko umwami w'u Rwanda kiriho. Se Musinga yamwise neza, wehanuye ko abantu bapfa ariko umwami w'u Rwanda agahora ari umwe, ni Rudahigwa Ndahindurwa. Abazi amateka y'u Rwanda murabyibuka neza. Musinga amaze kwamburwa ingoma ya Karinga, abazungu bo mu nzego z'ubuyobozi bwa gikoroni barateranye batoranya umwe mu bana be wo kumusimbura, bagendeye ku nama bagiriwe n'abahagarariye Kiliziya Gatolika. Bashyizeho Rudahigwa bizera ko azajya bumvira adahigima. Nta jambo urwego rw'abiru rwigeze ruhabwa mu iyimikwa rya Mutara III Rudahigwa, kandi mu muco nyarwanda ari rwo rutangariza rubanda izina ry'uwimye ingoma. Mu itabazwa cyangwa ishyingurwa rya Mutara III Rudahigwa, u Rwanda rwasubiranye ijambo rwari rwaranyazwe n'ubukoroni. Yewe n'icyezezi cy'umunezero itamurura ibicu by'imyivumbagatanyo byari hejuru y'agasozi ka Mwima. Ese ubwo si igitangaza koko? Rero Guverineri Haroa wa Rwanda Urundi yamenye inkuru y'urupfu rwa Mutara Rudahigwa i Buruseli. Asabwe guhindukira vuba na bwangu agana iya Nyanza kugira ngo ahagararire Ububiligi mu mihango y'ishyingurwa ry'umwami kandi abungabunga umutekano. Akigera mu Rwanda yahise yibonera ko ibintu byahindutse, dore ko uwitwa umuzungu wese yabonwaga nk'umwishi wa Rudahigwa. Niko gukoranya abasirikare b'Abanyekongo bari hafi, ajya mu mihango yo kumutabaza bamukikije, akubise amaso ikivunye cy'Abanyarwanda bitwaje imiheto n'imyambi biteguye guhorera umwami wabo. Yahise akonja wese ari we ari n'abandi bazungu bari aho, bumvaga badashobora kuhava amahoro bitewe n'ubwinshi bw'abari babagose. Guverineri yari agifite umutima wo kugira icyo yavuga. Ubwo yabonaga Kayihura agiye gutangaza izina ry'umwami usimbura Rudahigwa atabanje gutegereza amabwiriza y'Ububiligi, nta kindi cyazegaga mu bwenge bwe no mu maso ye uretse urupfu atashoboraga kugira aho ahungira. Nibwo atungwe no kumva akamo k'urusaku kazamutse mu mpande zose gakumwe na rubanda rwishimiye ko umwami w'u Rwanda akiriho.
ubwo rero rubanda bari bamaze kumurikirwa umwami ari we Kigeli V Ndahindurwa, noneho Rudahigwa yashoboraga gutabazwa mu ituze akazahora yibukwa nk'uwatumye u Rwanda rusubirana icyubahiro. Aha niho dusoreje inshamake y'amateka y'umwami Mutara III Rudahigwa, ubwo kuko yasoje ubuzima bwe. Kwizera ko Imana yamwakiriye ikamuha iruhuko ridashira mu bwami bwayo. Niba warakunze aya mateka, kora kuri like ubitwereke. Niba kandi utarakora subscribe kuri channel, kora subscribe kugira ngo tuzacikwa n'andi mateka y'abami azanyura kuri channel n'ibindi biganiro bijyanye n'amateka y'u Rwanda, imigani, insigamigani, ibisakuzo n'ibindi byose byigisha umuco nyarwanda. Bye bye. Naho ubutaha.